Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Isange TV Show, twongeye kubasuhuza aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Ni ukuri tubahaye ikaze nanone kuri iyi channel yacu ya Isange TV Show. Uyu munsi rero turagaruka ku mbuto ikunzwe cyane kandi iryoshye bitangaje. Tugiye kugaruka kuri iyi mbuto tubabwira ibyiza byayo, ibiyikubiyemo, uburyo bwiza bwo kuyikoresha. Iyo mbuto nta yindi ni imyembe. Imyembe rero ni rumwe mu rubuto rufitiye umubiri akamaro kanini. Irimo intungamubiri nyinshi kandi ikaba ari fruit vibe ikundwa n'abantu benshi, cyane cyane haba ku meza, haba muri ji ndetse no mu bundi buryo imyembe ikoreshwamo butandukanye. Reka turebe ibikubiye mu myembe, akamaro kayo ku buzima bwacu n'ukuntu ushobora kuyifata ku buryo bwiza. Imyembe rero twihuse, ikintu cya mbere ikubiyemo vitamine C nyinshi. Kugira ngo indwara zitata ku mubiri, iyi vitamine C ibigiramo uruhare ndetse no kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Mu myembe kandi dusangamo vitamine A tuzi nka beta carotene. Ni ingenzi ku maso, uruhu ndetse n'imikaya. Mu myembe dusangamo dietary fiber cyangwa se ibigaburirwa bifasha igogora rikagenda neza. Ngira ngo twarabibonye ko hari utubakiteri tumwe tugaburirwa bityo bigatuma igogorwa rigenda neza. Mu myembe dusangamo antioxidant birinda imyakura ndetse bikagabanya gusaza k'uruhu no kurinda indwara zitandukanye. Murumva ko ibikubiye mu myembe ari ingenzi cyane, tutibagiwe ko dusangamo na potassium ifasha umutima gukora neza, ikarinda umuvuduko w'amaraso. Imyembe kandi irimo karori nkeya kandi irimo amazi menshi. Izi ni imboga nziza ku bantu bari mu gihe cyo kugabanya ibiro kuko dusangamo amazi menshi. Twihuse rero reka turebere hamwe akamaro k'imyembe ku buzima bwacu. Imyembe idufasha mu gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri kubera vitamine C n'andi antioxidant birinda indwara ziterwa na mikorobe. Bityo bigatuma imyembe irushaho kugira akamaro gakomeye ku buzima bwacu. Imyembe kandi idufasha mu gutuma uruhu rusa neza. Beta carotene na vitamine E bifasha uruhu gucya, kwiyuburura no kurinda ibimenyetso byo gusaza. Bantu mwese birakwiye ko mwita ku ruhu rwanyu kandi mukoresheje ibimera cyangwa se ibiribwa karemano. Si ngombwa ibihenze, n'izi mbuto zoroshye kuzibona zatuma uruhu rwawe rusa neza. Imyembe kandi idufasha mu kongerera amaso no gukiza anemia yoroheje. Imyembe ngira ngo kubera iyi beta carotene twababwiye ituma amaso areba neza cyangwa se bituma utagira ibibazo by'amaso ndetse bikanakurinda indwara ya anemia igihe kiri ku rugero rwo hasi cyangwa se igihe yoroheje. Kuko iriho ubutabire, icyo tuzi nka iron n'indi minerals cyangwa se n'izindi minerals zirenze imwe zifasha mu kongera icyo tuzi nka hemoglobin. Ahangaha rero bituma imyembe iza mu mbuto ziri ku isonga mu gufasha imibiri yacu gukora neza. Imyembe kandi idufasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Potassium ifasha kuringaniza cholesterol no kurinda umutima. Kandi ngira ngo twayibonye ko tuyisanga mu myembe. Potassium urayikeneye kugira ngo ikurinde ibibazo by'umuvuduko w'amaraso. Imyembe kandi idufasha mu kugabanya constipation. Fiber nyinshi cyangwa se fiber nyinshi zituma igogorwa rikora neza tuzisanga mu myembe. Bityo bikakurinda kwituma bigoranye cyangwa se bikakurinda ikibazo cy'impatwe. Nanone kandi ituma amaso akora neza. Vitamine A irinda indwara z'amaso nko guhuma nijoro, icyo tuzi nka night blindness. Ibyo bibazo byose imyembe igufasha kubikontorora cyangwa se kubirinda amaso yawe. Ni byiza rero ko mu mbuto zikuba hafi cyangwa se mu mbuto ufata kenshi wibanda no gushyiramo imyembe kuko nayo murumva ko ifite akamaro gakomeye ku mibiri yacu. Kandi imyembe idufasha nanone kongera ingufu. Imyembe ifasha kugira ingufu
mu mubiri kubera natural sugar cyangwa se isukari karemano zayo zirimo fructose na glucose, bituma imyembe isa naho yihagije kuba twayisangamo ingufu. Bantu banjye, ndabararikira gukoresha izi mbuto tuba twababwiye, cyane ko tuba twabasobanuriye akamaro kazo n'ibikubiyemo bituma ziza ku isonga cyangwa se ziba iz'ingenzi cyane mu byo dukenera buri munsi. Ibuka gukoresha imyembe kandi uyikoreshe usobanukiwe akamaro kayo. Reka twihuse turebe uko wayifata cyangwa se uko wakoresha imyembe. Uburyo bwa mbere ni ukuyirya nk'umwembe usanzwe, ubwo ni ukuvuga ngo kuwurya bisanzwe. Igihe wawuronze neza ukaba wakoresha icyuma cyangwa se ikindi gikoresho ariko ukawurya bisanzwe, nabwo ni uburyo bwiza. Byinshi mu byiza byayo ubifata uko biteye cyangwa se ubifata uko biba bimeze. Iba iryoshye kandi irimo amazi menshi, bityo bigatuma irushaho gukungahara ku buzima cyane. Imyembe ushobora kuyikoramo ji cyangwa se icyo tuzi nka juice, ukayikata ukayishyiramo amazi make ukayikoramo smoothie, nabyo ni byiza. Ushobora kongeramo tangawizi cyangwa indimu kugira ngo irusheho kuryoha. Ngira ngo ibyo byose twagiye tubabwira akamaro kabyo, bihita bituma imyembe irushaho kugira agaciro cyangwa se bituma na ziriya mbuto bikomatanije n'imyembe birushaho gufasha umubiri wawe. Imyembe kandi ushobora kuyikoramo salade, ukavanga imyembe, watermelon, inanasi na avoka, ukabona salade nziza kandi irimo intungamubiri zakomotse ku mboga n'imbuto bifite ubuziranenge. Imyembe kandi ushobora kuyikoramo dried mango, nabwo ni bwa buryo ishobora kumutswa ikaba yakoreshwa kandi nabwo ikagira uruhare rukomeye ku mubiri wawe. Wakibaza ngo ese ni bande batemerewe kurya imyembe myinshi? Bitewe n'ubushakashatsi bwagaragaye, abantu bafite diyabete bagomba kuyifata gake kuko irimo isukari. Nubwo twasanze ari isukari karemano cyangwa icyo tuzi nka natural sugar, irimo fructose nubwo ari naturere, ariko ugomba kuyifata gake ku bantu bafite ibibazo bya diyabete. Abafite allergie ku mbuto zifitemo latex, ni byiza ko imyembe muyikoresha gake kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kumererwa neza. Inama rero twabagira, hitamo imyembe uyoze yumutse neza kandi uyikoreshe idafite ibimenyetso byo kuba yakangirika, idafite ibara by'umukara cyangwa se ubona idafite ibimenyetso byo kuba imaze igihe kirekire, bityo bizatuma za ntungamubiri zirimo zose tubabwiye zigera ku mubiri neza. Reka rero tugane ku musozo. Tugana ku musozo, imyembe si imbuto ziryoshye gusa, ahubwo ni isoko y'ubuzima. Itanga intungamubiri nyinshi, irinda indwara zitandukanye kandi ikarushaho gusukura umubiri. Ni byiza ko mukomeza kurya imyembe. Mbibutsa gukora subscribe ku batarayikora, like, share na comment. Numara kureba iyi video ujye utubwira niba uyikunze, utubwire n'urundi rubuto cyangwa icyo kurya icyo ari cyo cyose wifuza ko tuzakubwiraho. Murakoze cyane, amahoro y'Imana bane namwe.